ubundi hari ibindi Imana ivugana natwe tugahitamo guceceka. Nukuri kwera yampamagaye ari ikindi Imana yavuganye nanjye sinakora ikosa ngo ngivugira. Nkivugiye ahangaha ibinyamakuru byo muri iki gihugu byose byabyukira iwanjye bize kumbaza ngo bizaca hehe, kuko nyine aho byaca ndibishoboka. Kandi ngubwiza ukuri, burya nawe iyo winamiza ukihandagaza ngo ukabwira nyiri inzu ngo uri nyiri ibyondo ngo rega ngo ntungangishe inzu yawe ngo Imana yavuganye nanjye etaje, ndiko nyakubahwa shamburete wananiwe kuyishura etaje izava hehe? Nibindi Imana yavuze nibyo, ariko kubyumvisha umuntu ashingiye kugihagazemo nta kibintu bashingiraho. Tushobora kumbwira ngo haleluya ngo amena ngo ndikumva ngo nzaba minisitiri. None si uvuye mu Budage nutaba minisitiri uzaba nde? Uvuye kwiga mu Budage, ubwo kuba batarakugira minisitiri barakererewe. Ngo haleluya ngo amena ngo muri imisi ngo ndikumva imodoka iri hafi, ngo imodoka iri hafi. Ucuruza Nyarugenge, ubwo si watinze kuyigura, uko ntabwo ari ukwizera. Kwizera no kuvuga ngo ngiye kubona imodoka utagira na tuwarete, utagira naho utaha, utagira iki, ukabona Imana irayizanye, nuko kwizera. Umva icungundira Imana rero. Imana barwanye ku muhungu wabo, nanjye ngiye kurwana ku mukobwa wanjye. Ndashima Imana muri iyi minsi Satani ari kurwana ku bantu be. Isi irimo irarwana ku bantu bayo, ariko ijuru naryo ryafashe umwanzuro wo kurwana ku bantu baryo. Imana yafashe umwanzuro wo kurwana ku bantu bayo. Yesu arabareba avuga ati ubundi buryo bwo gutabara uyu mugore. Aravuga ngo rero uyu mugore kuva yafashwe, kandi amategeko ya Mose akaba avuga ngo agomba gupfa, umuntu wese uraha nafata ibuye twice uyu mugore. Karakazi wakabonye gute? Uvuga ati ndatindanga, arita avuga nuko nakabonye. Noneho Yesu ijambo yanditse akagenda atavuga ati reka mbirukanire rimwe. Noneho ahita yandika Arine, Ariete, Antoine, Alexandre, Anita, bose aragenda. Batista, Bazimaziki, bagira uwiha, baragenda. Yageze kuri Zedi, Zuzu, zigira inshuti, zigira nyirazo, Zayituni, bose bagize gute? Bagiye. Ako muracyahari? Ndashaka muri iri teraniro ry'uyu mugoroba Yesu yandike alfabe yonyine. Niyandika agahinda kagende, agasuzuguro kagende, akamenyero kagende. Hari gavuga ngo amina. Niyandika ubukode bugende, ubushomeri bugende, uburwayi bugende. Ninde unyumvisha ngo atere haleluya? Sanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, turasoma igice cya 8, turahera ku murongo wa 6. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 8, some duhereye ku murongo wa 6. Haranditse ngibyo babivugiye kumugerageza kugira ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza arunamuka, arababwira ati muri mwe udafite icyaha abari ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati wa mugore we, babandi bakuregaga bari ntawe uguciriyeho iteka? Ati ntawe databuja. Yesu aramubwira ati nanjye singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha, mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ngimara kugirirwa umugisha wo kumenya ko tuzabana kuri uyu munsi, nifuje ko tuganira kuri aya magambo. Hanyuma aya magambo
afite insanganyamatsiko y'uyu mugoroba nahisemo ivuga ngo imbaraga z'inyandiko. Yesu ashimwe. Imbaraga z'inyandiko. Mu yandi magambo muri uyu mugoroba turaza guhendahenda Yesu yandike. Impamvu dushaka ko Yesu yandika nuko inyandiko irusha agaciro amagambo. Kabiri, mu rukiko aho kwitwaza abatanga buhamya benshi, buryo ukwiye kwitwaza urwandiko rw'amasezerano mwasezeranye n'uwo muburana. Iyo urwandiko ruhageze abatanga buhamya batakaza agaciro. Kubera iki? Kuko abatanga buhamya bajya ruswa, ariko urupapuro ntabwo rujya ruswa. Yesu ahabwa icyubahiro. Kugira ngo uzizere ko ufite inzu mu mujyi wa Kigali, nuko ugomba kuba ufite inyandiko z'iyo nzu, aricyo cyitwa icyangombwa. Yesu ashimwe. Umunsi umwe umugabo witwa Zekariya, ubufindo bwaramufashe, ajya imbere y'Imana nk'umutambyi. Ageze imbere y'Imana, marayika w'Uwiteka Gaburiyeli aramubonekera, aramubwira ngo gusenga kwawe kwarumviswe. Yesu ashimwe. Aramubwira ngo ikinzanye rero nje kukubwira ko umugore wawe agiye kuzabyara umwana w'umuhungu. Amen. Aka kantu kavuga ngo gusenga kwawe kwarumviswe, nagatinzeho. Umva impamvu nagatinzeho. Zekariya yari umutambyi, yajyaga imbere y'Imana agiye gutambira Abisiraheli, agiye kubatambira ibyaha byabo, agiye kubwira Imana ibyo Abisiraheli bakeneye. Mu yandi magambo yari umutambyi uvuganira Abisiraheli imbere y'Imana. Ikintu gitangaje rero, uyu mugabo yageraga imbere y'Imana, aho kubwira Imana ibyo bamutumye akavuga agahinda ke. Niyo mpamvu nta wundi mutambyi twari dukeneye. Twari dukeneye Yesu udafite ibibazo, kuko abo dutuma bose baba bafite ibibazo biruta ibyacu. Ibaze kuzana imikino kuri Zekariya, ukamubwira ngo ujye kumbwirira Imana ku mwana wanjye akeneye amafaranga y'ishuri ku wa mbere bazatangira. Zekariya uri gutuma ngo ajye kubwira Imana iguhera umwana ayishuri, we nta n'umwana agira. Twari dukeneye Yesu udafite ibibazo, naho abandi bose ni abanyabibazo kuturusha. Mumpereye se cyubahiro. Marayika w'Imana abwira Zekariya ngo ugiye kuzabyara. Zekariya abwira marayika ati uko biri kose birashoboka kuba batari nge bagutumyeho, kuko umugore wanjye arashaje. Kabiri, nanjye ndashaje, uwo mwana azavahe. Iyo Bibiliya ivuze gusaza k'umugore, ni igihe atagifite bya bimenyetso mujya mugira buri kwezi bigaragaza ko muri bazima, uwaba yashaje. Kabiri, gusaza k'umugabo ni igihe atagifite ubushobozi bwo kwegera uwo bashakanye. Bivuga ngo Zekariya n'umugore we bari bamaze neza baribereye gishiki na gisaza, ariko ikintu gundira Imana, ibihe byahagaze, Imana irakora. Ndafashijwe kandi ahabwa icubahiro nyakubahwa. Imana igira gute? Iramubwira rero ngo ugiye kubyara. Hanyuma Zekariya nawe ni igitangaza, abwira marayika ati ibyo ntibishoboka. Marayika nawe aramubwira ati noneho ubwo utabyemeye rero ntabwo uzongera kuvuga. Uzongera kuvuga ari uko uwo mwana yavutse. Ndashima Imana, Imana imenya igikenewe mbere y'igihe. Ngize umugisha mwanyumva. Imana imenya igikenewe mbere y'igihe. Ndashima Imana yafashe Zekariya igatuma atongera kuvuga. Kuko iyo Zekariya avuga yari guhura n'ibyago bikomeye. Icyambere, agisohoka hera
baramubajije ngo tubwize ukuri, twabonye ko watinze mu rusengero, kandi kuba watinze ni ikimenyetso cy'uko Imana yavuganye nawe. None duha amakuru, iyi Mana yakubwiye nguki? Zekariya abumbura umunwa ashaka kuvuga, ashatse kuvuga biranga. Mu yandi magambo yagira umugisha akavuga, yaragiye kubaha amakuru akababwira ati mvuye imbere y'Imana, ivuganye nanjye, imbwiye ko umugore wanjye agiye kuzabyara. Bo bagahita bareba Zekariya bakabona ubusaza, bakareba umugore wa Zekariya bakabona ubukecuru, bakavuga ko yasariye mu rusengero. Ubundi hari ibindi Imana ivugana natwe tugahitamo guceceka. Nukuri kwera yampamagaye, ari ikindi Imana yavuganye nanjye, sinakora ikosa ngo ngivugira. Nkivugiye ahangaha, ibinyamakuru byo muri iki gihugu byose byabyukira iwanjye bize kumbaza ngo bizaca hehe, kuko nyine aho byaca ndibishoboka. Kandi ngo ubwize ukuri, burya nawe iyo winamiza ukihandagaza ngo ukabwira nyiri inzu ngo uri nyiri ibyondo, ngo rega ngo ntungangishe inzu yawe, ngo Imana yavuganye nanjye etaje. Ndiko nyakubahwa, shamburete wananiwe kuyishura, etaje izava hehe? N'ibindi Imana yavuze nibyo, ariko kubyumvisha umuntu ashingiye kugihagazemo ntabwo byoroshye. Rero ibanga ni ukwicecekera, ahubwo bakazabona bigize gute, bisaboye. Imana ihabwa icyubahiro. Himbazwa Yesu. Mu bushobozi bw'Imana, aka kantu nkunda kukavuga, ndashima Imana. Umuntu nakubwira ngo ibintu Imana yamukoreye ngo yabikoze kubera ko yagize kwizera, azaba kubeshye. Kubera iki? Abantu bose bavuga ngo bafite kwizera, uko kwizera kwabo kuba gufite ibintu bashingiraho. Tushobora kumbwira ngo haleluya, ngo amena, ngo ndikumva ngo nzaba minisitiri. None si uvuye mu Budage, nutaba minisitiri uzaba nde? Uvuye kwiga mu Budage, ubwo kuba batarakugira minisitiri barakererewe. Ngo haleluya, ngo amena, ngo muri imisi ngo ndikumva imodoka iri hafi, ngo imodoka iri hafi. Ucuruza Nyarugenge, ubwo si watinze kuyigura, uko ntabwo ari ukwizera. Kwizera no kuvuga ngo ngiye kubona imodoka, utagira na tuwarete, utagira naho utaha, utagira iki, ukabona Imana irayizanye, nuko kwizera. Umva icyungundira Imana rero. Imana izi ko tutagira kwizera, ariko yo yita iyo kwizerwa. Ntabwo munyumvise. Imana yitwa iyo kwizerwa. Hari ibintu Imana ivugana natwe tukabura n'inzira zo kubyizera. Kambivuge, nkimara gupfusha umwana w'inzara, azize inzara, tumushyingura turi abagabo babiri, hafite ubushobozi bwo guhamagara abantu ngo baze bamfashe gushyingura. Ntabyo kuba habavuye gushyingura, y'amazi yo gukaraba ntayo mfite. Twagiye turi babiri. Nari maze gukora ubukwe muri Nibature, butashywe n'abantu 6, twiyakisha ipaki y'umugati n'icyayi cya mukaro. Cyakora Imana ishimwe, mu bukwe bwanjye ndawutarariye, ndawutaranyoye, kuko bari 6. Imana ivugana nanjye, irambwira ngo mwana wanjye nzagutuza muri Kigali. Irambwira ngo kandi si mu nzu yawe, ngo ahubwo ni mu mazu yawe. Bandi umwandika amasezerano, iryo waryandika, iryo waryandika uri mu buzima nk'ubwo ngubwo. Twaryamye turi babiri, njye n'umugore, gukinga biratunanira kubera inzara. Kugeza igihe saa 5 zageze, umugabo duturanye arataha, asanga harafunguye. Arangije araduhamagara kwitaba, biratunanira. Arinjira dusanga ku mucyumba ku buriri, asanga umwe aryamye, undi aryamye, no guhumeka nisigasigane. Arirukanga abwira umugore batabandu barapfuye, azana isosi y'inyama sinzabyibagirwa. Umugabo aranyiyegamiza, umugore yegamiza umugore wanjye, baduhembuza agasosi. Hanyuma muri ibyo bihe ngo Imana iravuze ngo uzagira nyine. Hari umuntu Imana itabara kuko ari mu gihe cyo kuvuga ko yamutabaye, akatubesha, akaturusha gusenga, akatubesha ko we yagize kwizera. Ntaho bitane n'Abisirayeli babesha ngo bambutse inyanja kubwo kwizera. Nta Mwisirayeli wigeze yambuka inyanja kubwo kwizera, kuko iyi nyanja idatandukana ntabwo bari kwambuka.
rero inyanja yatandukanye utakambuka ninde se? N'udafite amaguru yagenda kuruzi ndariko akambuka. Rero ntukabone Imana yaraciye inzira ngo ujye uvuga ngo uri igitangaza. Ni impuhwe z'Imana. Hari unyumvisha avuge ngo amina. Rero kuko Imana ariyo kwizerwa, igitangaza kiraba. Wa mugore w'umukecuru w'imvi w'iminganyari abarasamye, kandi iyo wasamye amateka arahinduka. N'inda yawe yaba yuzuye imipfunyo n'ibiki ireguka. Nubwo waba ushaje ugenda wunamye uhita utangira kweguka. Mbwira umuntu mwikiragega impamvu washaje nuko utaratabarwa. Iyo ibisubizo byaje ureguka. Imana ibampera umugisha rata. Haleluya. Imana imukorera ikindi kintu gikomeye. Umugore wasamye ahava akagera ategetswe kujya kwa muganga. Umukecuru w'imvi n'iminganyari aritonda abarakumanukiye no kwa muganga. Sinzi niba ari kwa Nyiringwaya niba ari hehe, yicara ku murongo w'abagore batwite. Mwe ntabwo muri kunyumva. Ngo yicara hehe? Ku murongo w'abagore bagize bate? Ibindi atabonye agishaka, ibindi atabonye amaze umwaka ku mugabo, ibintu ubwongo bwe bwasibye ko bitagishoboka. Imana ikiranuka ibimuzanira ashaje. Hari icyo abazungu bita ngo ni retour d'âge. Mujye mwihangana, ntabwo nambaye gucya nabyibesheho. Reka ntabwo nibeshye, nuko nsigaye nambara. Nuko nsigaye nambara. Impamvu nambara ucya nukubera iki? Ndi muri retour d'âge. Hari ibintu twabuze tukiri bato. Tukiri bato twambaraga ibipira by'abamama, tubaye abasore twambara ibipataro bitadukwiye, ingweto zitadukwiye. Imana ibonye tugiye gusaza nabi, ibi tugarurira dushaje. Abanyumvisha bavuge ngo amina. Namwe mukora imibare. Umuntu wasezeranye muri Nibature saa 11 za mu gitondo, abantu bakiyekiza ipaki y'umugati n'icyayi cya mukaru, nabyo bitavuye mu butunzi bwanjye. Ari abaduherekeje batandatu babiguze. Mumbabare mumbwize ukuri, uwo muntu yagize ukwezi kwa buki? Oya, yagize ukwezi kwa buki. Ndashima Imana izi kumenya ko ibintu byagucitse mu gihe cyawe ikabikuzanira ushaje. Icyo gihe nahamagaraga umugore wanjye nawe akambamagara. Yewe niko umva, yewe ra none uyu munsi wa none hani. Haleluya. Hari ibintu twari twarabuze mu gihe cyabyo, Imana ijya ibizana. Tugize gute? Narivuze ngo ibintu utabonye mu bwana, Imana ibikuzanira ushaje. Umunezero utabonye mu gihe wagombaga kuwubona, Imana iwukuzanira ugize gute? Ushaje. Ntuzapfa ubabaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari igihe Imana ikwicaza ahantu abantu bakagira ngo wayobye. Umukecuru yicara ku murongo w'abagore batwite, abandi baramubwira ati mukecuru ko mwayobye. Aha mwishe kwicara, hicara abagore batwite. Hanyuma abakecuru barwaye rubaga imbande, barwaye ibishima, banyura hara mwabura muryango. Umukecuru ati mureke mbe nicaye yewe, kuko azi kihamwicaje. Imana ikwicaza ahantu wari uzi kutazigera wicara. Reka twihute tutaza kumara iminota. Yesu ashimwe. Hanyuma igihe kiragera, wa mugore arabyara. Abyaye bamuha amahirwe, baramubwira ngo umwana wawe mwita izina kuko umugabo wawe atavuga. Buriya rero umugore ufite ishimwe arimara iminota. Ayewewe, ntabwo mubizi. Ngo ajye gushima aratangira ati ndashima Imana yampaye umwana mwari mwavuze ngo sinzabyara. Arababwira ati umva rero umwana wanjye, nta magambo menshi,
yitwa Yohana. Abantu bari aho bo mu miryango bakora imibare basanga ngo mu bisekuru byabo iryo zina ntaribamo. Baramubwira ati amahirwe twari tuguhaye turayakwambuye. Bahamagara umugabo bakora ikosa bamuha ikaramu, imbaraga z'inyandiko, bamuha ikaramu. Baramubwira ngo tubabarire wandike izina ry'umwana wawe. Umugabo afata ikaramu arandika umwana wanjye izina rye ni Yohana. Ngo abantu baraho bose baratangara. Umva icyatangaje abantu, batangajwe nuko izina umugore yavuze niryo umugabo avuze. Ariko igifite imbaraga ni iki? Umugore yarivuze mu magambo ntibabyemera, rivuye mu magambo rigiye mu nyandiko baremera. Nari mvuze ngo ibindi Imana yavuganye nawe ibivane mu magambo ibishire mu nyandiko. Haleluya! Mu buzima Imana izakurinde kwicara hagati. Iyo wicaye hagati uhura n'ibyago byinshi. Buriya niyo mpamvu Yesu yakubiswe ingoni nyinshi. Yari hagati y'ibisambo bibiri. Iteka iyo uri hagati uba urafande wabubereye hagati. Niba Yesu ari hagati y'ibisambo bibiri niwe mukuru w'ibisambo. Ubundi iyo ugiye mu kabari ushaka kunywa nyinshi wicara hagati. Uyu arasoma agahereza uyu, uyu agasoma agahereza uyu. Si rimwe rimwe yamara gusoma agasubiza uyu, kuko ntiyamurenza agacuma. Agasoma akabasomye kabiri abandi basomye rimwe. Agahereza uyu agasoma kabiri akamusubiza. Agasoma gatatu uyasomye kabiri uyaracyari kuri rimwe. Agahuye agasoma kabiri akamusubiza. Uyu akabasomye kane bose bari kuri kabiri kabiri. Bijya kugera mu nshuro 10 asomye nk'inshuro 10 bo basomye gatatu gatatu. Niyo mpamvu Yesu igihe yari ku musaraba uwoherezaga ibuye wese yacungaga hagati. Nimba usho hagati byibuze mbamye w'iruhande. Imana irareba iravuga ngo umwana wanjye ibintu namukoreye narengereye. Nibyo agiye gucungura, ariko kandi batazamwitiranya bakagira ngo ni mugenzi wabo bari kumwe. Ngo imbaraga zikoresha Pilato ngo arandika imbaraga z'inyandiko. Ngo ku musaraba wa Yesu yandikaho ijambo rivuga ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Mvuga icyo bivuze, nubwo ari hagati y'ibisambo ariko we ni umwami w'Abayuda. Aka kandi Imana izakagukorere igutandukanye nabo mugendana, igutandukanye na karitsiye uturamo. Hari igihe utura muri karitsiye mbi wavuga ngo mvuka ahangaha nturuka ahangaha, bati babajura barahageze. Kubera ko iyo karitsiye ifite izina ribi, ariko Imana ifite ubushobozi bwo gufata izina ryawe ikaritandukanya na karitsiye utuyemo, ikarutandukanya n'abo mukora umurimo umwe. Imana igushireho itandukaniro rigutandukanya n'abandi. Ngo abafarisayo n'abanditsi babisomye bajya kureba Pilato baramubwira ati tubabarire biriya bintu bisibe. Nta kundi igisambo cyakwitwa umwami wacu. Pilato arababwira ati icyo nanditse rata bitakugoye umuntu kuri ruhande mumbwirira iryo jambo. Ni ijambo ry'Imana turi kuvuga. Icyo nanditse turashima Imana ko Imana yanditse ku buzima bwawe. Bakurwanya batakurwanya, bagusebya baguteranya, Imana yanditse yaracyandi. Nta mbaraga zarwanya Imana yakwanditseho. Icyubahiro n'ikibi cy'Uwiteka. Abagusebya n'abakurwanya bararushwa n'ubusa. Bazakurwanya ariko inyandiko y'Imana ntabwo bazagira gute, bazayisiba. Shimwa Yesu. Dusomye ijambo rikomeye. Ni inkuru y'umugore. Bibiliya yavuze ngo bamufasha asambana. Hari igihe umuntu bamukeka, ariko iwe ntabwo bari bamuketse, ahubwo bari bamufashe.
bakimufata basoma mu mategeko ya Mose. Amategeko aravuga iki? Amategeko aravuga ngo uwafashwa asambana agomba guhita yicishwa amabuye. Baravuga ati nta kundi rero dushyira igihano mu bikorwa, ngo umuntu wese wari uraho aterura ibuye. Hari igihe kigera ku buzima bwawe buri muntu wese agafata ibuye, n'uwo wagaburiye, n'uwo wambitse, n'uwo wagiriye neza, akibagirwa ineza wamugiriye, nawe agafata ibuye ku buzima bwawe. Bagiye gukubita amabuye ngo havamo umufarisayo umwe arababwira ngo ngize igitekerezo, aho kugira ngo iyi ndaya tuyice ipfe yonyine, mwareka tukayicana na Yesu, ko Yesu yigize umutabazi. Twajyanira iyi ndaya uyu mugore, Yesu yahagera akamutabara, bombi tukabicira hamwe. Abafarisayo bateka igitekerezo nicyo, baba bakoze ikosa. Umuntu bafasha asambana ntibamwicira aho bamufatiye. Turashima Imana ko Satani yakoze ikosa, ntiyatwicira aho twabikoreye. Twese uko twicaye aha nta n'umwe wavutse ari marayika. Twari abanyabyaha, turi babi kurusha abandi, ariko ishimwe dufite ni uko igihe twariyo Satani yakoze ikosa ntitwahapfira. Imana ishimwe ko tutapfiriye aho twabikoreye. Bakora ikosa rya kabiri, ntibamujyana kuri RIB, ntibamujyana mu bucamanza, bamujyana kwa Yesu. Kandi kuri RIB no mu bucamanza hakora ibimenyetso, ariko kwa Yesu hakora imbabazi. Oh, haleluya! Ndagira ngo mbabazi umuntu Satani yananiye kwicira mu byaha, azabona imbaraga zimwica yageze kwa Yesu. Reka ngubwire, ubwo Satani atakwishe cya gihe yakoze ikosa azicuza mu buzima. Icyubahiro n'ikibi cy'Uwiteka Imana isumba byose. Bakora ikosa rya gatatu, bajyana uyu mugore, uwo basambanye baramusiga. Wahita wibaza kuki we bamusize. Umva impamvu bamusize. Yari afite bene wabo bakomeye, bayoboye ibigo by'amashuri, abandi bafite za kampani zikomeye. Baravuga ati muratujyanira umwana, namwe wanyu tuzamwima ishuri. Muratujyanira umwana, aho wanyu yakoraga tuzamwirukana. Basanga umuntu utagira umurengera, basanga umuntu utagira umutabara n'uyu mugore. Areka tujyana uyu ngiye utagira umurengera. Ariko bakora ikosa rya kane, bamujyaniraho ubeshaho abatagira shinge na rugero. Yesu ahabwa icyubahiro. Baramujyana bamugeza aho Yesu ari. Bibiri avuga ngo bamugejeje ngo bamuta hagati, bamujugunya aho Yesu ari. Ni ubwa mbere abafarisayo babwiye Yesu ijambo riryoshye. Baramubwira ngo databuja, ibintu uvuga turabyemera, ariko tugize ikibazo. Uyu mugore twamufashe. None amategeko ya Mose avuga yuko uwafashwe asambana bagomba kumwicisha amabuye. None nyakubahwa, ko tukwemera, we urabivugaho iki? Bibiri avuze ngo ibi babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Yesu yitegereza Mariya. Mariya areba Yesu, Mariya areba hasi. Iyo urebye hasi bingana no gutsindwa. Mu yandi magambo ntabwo ahakana ko yabikoze. Yesu araranganya amaso mu bantu, abona buri wese yarakaye afite ibuye. Yitegereje ashaka uwo basambanye aramubura. Arebye uyu mugore abona ntagira umurengera, kandi Yesu ashinzwe kurengera abatagira shinge na rugero. Zaburi ya 68 ku murongo wa 6 haravuga ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera ni se w'imfubyi
ni umucamanza urengera abapfakazi, abesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Abona uyu mugore bamuzane, mu yandi magambo ni umwana we, ntagira umurengera, ntagira umutabara. Aravuga okay, kumbe bo bakomeye ku muhungu wabo ngo adapfa, none bazanye umukobwa wanjye ngo mwice. Aravuga ngo kimwe kuri kimwe, ubwo barwanye ku muhungu wabo, nanjye ngiye kurwana ku mukobwa wanjye. Ndashima Imana, muri iyi minsi Satani ari kurwana ku bantu be, isi irimo irarwana ku bantu bayo, ariko ijuru naryo ryafashe umwanzuro wo kurwana ku bantu baryo. Imana yafashe umwanzuro wo kurwana ku bantu bayo. Yesu arabareba avuga nta bundi buryo bwo gutabara uyu mugore. Aravuga ngo rero uyu mugore kuva yafashwe, kandi amategeko ya Mose akaba avuga ngo agomba gupfa, umuntu wese uraha nafata ibuye twice uyu mugore. Abantu bose bafata ibuye, bagiye gukubita amabuye. Arababwira ati ariko mwe mwitonze, umuntu utarakora icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Iyo tuvuze iri jambo, abantu benshi bibwira ngo ni ikindi cyaha yavugaga. No, ni icyaha nk'icyo uyu mugore yakoze. Abari aho rero babyumvise ngo imitima itangira kubacira urubanza. Umwe akavuga ati ariko ejo nubwo batamfashe nanjye narabikoze. Undi aragahita yibuka ati nubwo ntawe mbonye ariko nanjye narabikoze. Dore ahandi ikibazo kiri rero, nuko mu mahame uwafashwe niwe gisambo. Abafarisayo bahumuriza abandi ati muhumure, ntagire ubatera ubwoba. Icyaha ndi kigaragara kuwa gifatiwemo. Muhumure, twicuye uwafashwe. Abantu basubiramwe akabaraga. Bagiye gukubita amabuye ngo Yesu arunama arandika. Nta nicyo biba bitwaye rata, uwo muntu kuri iruhande mumbwirire ngo Yesu agiye kwandika. Arandika. Yesu akicyandika ngo abantu baraho, Biblia avuga ngo barebye ibyo Yesu yanditse, ngo batangire kugenda urusorongo, ngo ariko habanza abasaza. Ndashaka ko inyandiko ya Yesu muri uyu mugoroba itwirukanira abasaza, idasiga n'ibikecuru. Ibisaza byose bigende n'ibikecuru byose ibitwarire rimwe. Bibiliya ntivuga ijambo Yesu yanditse, ariko niba inyandiko ya Yesu yaratumye hagenda abasaza, twamenya nicyo Yesu yanditse. Umva ngo ubwire, niba kwiba abantu 5 bazagera iwawe mu gitondo, 2 n'abajura, uzagenzurira aho ngaho. Aba bantu bafashe uyu mugore baramushorera bamujyana aho Yesu ari. Bene wabo w'umusore bakurikira Mariya kugira ngo namara kwicwa bamenye ko yapfuye, umusore wabo yihishuriye. Noneho Yesu arabahima, amenya ko bazanye uyu mugore ariko basambanye baramusiga, kandi barashaka kwica uyu mugore, kandi uyu mugore ntabwo yisambanije. Yesu ijambo yanditse ni irihe rero? Yaranditse ngo bombi mubice. Mutice uyu mugore ntabwo yisambanije, muzane n'uwo basambanye bombi babice. None basomye ngo bombi, se w'umusore yarahagaze aho arasoma bombi mubice. Aravuga ngo nindinda ahangaha barambaza umuhungu wawe. Ahita afata uwo bari kumwe amubwira ngo mfashire ibuye ndaje, abaciyeho.
se wabo w'umusore abona se w'umusore aragiye ati uyu mugabo ajyanywe n'iki, arasoma bombi mu bice ise w'umusore aragiye, bagiye kubaza ngo se wabo ninde, abaciyeho. Ongera umbwire umuntu mwicaranye ngo ibi bisaza bigende, ibi bisaza bigira gute rata? Ndashaka inyandiko ya Yesu muri uyu mugoroba yirukane ibisaza. Hanyuma mu isi y'umwuka ibisaza ni bandi? Ni cya kigeragezo cyagusaziyeho, kimaranye nawe imyaka itagira ingano, cyarakubwiye ngo hamwe muzapfana, kirakubwira ngo humura turi kumwe paka. Ndashaka ko inyandiko ya Yesu muri uyu mugoroba ifata icyo kigeragezo cyagusaziyeho, ikirukane mu izina rya Yesu. Hari umuntu ugize ngo atere haleluya myumve byibuze? Kikumazeho igihe, cyarakubwiye ngo humura turi kumwe, ariko ndagira ngo ngubwire ngo Yesu afite ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Biblia yavuze ngo Yesu ntabwo yanditse rimwe, Yesu yanditse kabiri. Kubera iki Yesu yanditse kabiri? Ngo yamaze kwandika yubura umutwe, arareba, arebye abona ibisaza byagiye, ariko acunze abona ibisore biracyahari. Hari igisore cy'ubukode kigenda, igisaza cy'ubukode, hagasigara igisore cy'ideni. Igisaza cyo kubura umugabo kikagenda, hagasigara igisore cyo kubura umwana. Aravuga ati iyo naje mpa naje, gahunda ubwo ari iyi niyi ngiyi. Ntabwo nakirukana igisaza cyo gutuma umuntu atabyara, ngo nabyara igisore cyo gutuma adashingira gisigara. Ndabyirukanira rimwe. Ngo arongera arandika. Yesu agiye kongera kugira gute? Kongera kwandika. Agiye kwandika. Ntabwo noneho yavuze yanditse byinshi, yanditse agiye mu mwuka w'uburondozi, arandika ngo Alegisi, iyo telefone ufite wayikuye? Alegisi aravuga ati uyu mugabo umenye telefone ibyanjye. Mukanya arandika naho nayikuye. Alegisi abaragiye, arandika ati Antoinette, karakazi wakabonye gute? Vuga ati ndatindanga, arita vuga nuko nakabonye. Noneho Yesu ijambo yanditse akagenda, atavuga ati reka mbirukanire rimwe. Noneho ahita yandika Arine, Ariete, Antoine, Alexandre, Anita, bose aragenda. Batista, Bazimaziki, Bagiruwiha, baragenda. Yageze kuri Zedi, Zuzu, Zigira inshuti, Zigira nyirazo, Zayituni, bose bagize gute? Bagiye. Muracyahari? Ndashaka muri iri teraniro ry'uyu mugoroba Yesu yandike alfabe yonyine. Niyandika agahinda kagende, agasuzuguro kagende, akamenyero kagende. Hari ngavuga ngo amina. Niyandika ubukode bugende, ubushomeri bugende, uburwayi bugende. Ninde unyumvisha ngo atere haleluya? Ihangane kubw'icyubahiro cy'Imana, umarize umuntu kwicaye iruhande ngo icyawe nta rufabe gifite. Rata ninde watanga abandi? Yandika iyihe? Oya, yandika iyihe? Humura nta nyuguti ari busige. Mubwire ngo nta nyuguti ari busige. Ni yawe arayandika. Na bya bindi byanze arabyandika. Na bya bindi mwatindanye arayandika. Icyo Yesu yanditse kirahita kigenda. Biravuga ngo amaze kwandika ngo arongera yubura umutwe, ngo arangije abaza Mariya ngo babandi bakuregaga bari hehe? Ngo aramubwira ngo datawe, ngo nta n'umwe usigaye. Ndashaka umuntu ufite kwizera kungana n'ukwanjye,
wenda ngagirirwa impuhwe n'Imana tukizera Yesu, ko niyo twe tutamwizera we yatugirira impuhwe agakora ibyo yavuze. Ko Yesu ajya yandika byose, vuga ngo byose, byose. Ari igihe kubera ihungabana ry'imibabaro twahuye nabo, abantu bajya bavuga ngo nta na rimwe Imana ngo yakemura ibyawe byose. Niba itabikemura byose nta kishoboye, Imana irabishoboye, yabikemura byose. Ukajya ureba buri nguni ugasanga Yesu yarabikoze, ukareba buri nguni ugasanga Yesu yarabikoze, ukareba buri nguni ugasanga Yesu yarabikoze. Ndabyibuka umugore umwe amaze gutabarwa n'amavuta, umwana we yaravuze ngo zana ikindi kintu. Umwana aravuga ngo mama, nta na kimwe gisigaye, ibintu byose bigize gute, biruzuye. Yesu yakwandika ibintu byose akabikemura, ukajya ujya mu nzu y'Imana utaje gusaba, ahubwo uje gushima. Haguruka dusenge. Akira mikoro yawe, ndakwemera, mavuta yawe ndayemera. Tubwirire Yesu yandeze.